nk'umuganga ubona siporo y'igare imara iki ubuzima bwacu? Siporo y'igare ni umukino mwiza ku buzima, ariko mbere yo kuba n'umukino mwiza n'indi mikino ni myiza, ariko siporo y'igare ikaba akarusho kubera ko ni umukino ugira buriya ibyago bike ugereranyije n'indi mikino myinshi, kandi ikagira ingaruka nziza ku muntu uri kuyikora, ku mukinnyi uri kuwukina, bikamufasha mu buryo bw'umubiri wose. Uburyo bw'umubiri wose ni ukuvuga ngo urebye ibice byose by'umubiri kuri siporo y'igare birakora. Siporo y'igare rero igafasha abantu bayikora kuruhuka mu mutwe, kugira imbaraga z'umubiri, ibyo bita fitness. Ikindi kandi iyo byabaye siporo urumva hajemo umwuga, ni ibintu umuntu akora yiyemeje yabigize umwuga, biramufasha no mu bundi buryo bw'ubukungu financially. Ariko mu buryo bw'umuganga, siporo y'igare ni siporo ku ruhando mpuzamahanga no mu buryo bw'ubuzima byagaragaje ko igare rifasha umubiri w'umuntu kwiyubaka no gukora neza, guhera ku bwonko kugeza ku bindi bice bitandukanye birimo umutima, ibihaha, imitsi y'amaraso, ibyo bice byose, ingingo, imikaya n'imyakura, n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri, ibyo bita muscle group na different part of the body, urumva ibice bitandukanye by'umubiri bikora neza kandi bikagira imbaraga binyuze kuri ya siporo y'igare. Rero siporo y'igare ni ingenzi ku mubiri w'umuntu, dore ko imufasha gutuma umubiri ukora neza, ikamufasha kubaka umubiri, ikamufasha kurinda indwara. Aho bitandukanye na siporo zisanzwe, gutwara igare bigira icyo bita risiki nkeya ku bijyanye n'icyo bita weight bearing, kwitsindagiranaho kw'ibiro. Iyo umuntu atwaye igare ntabwo aho kwitsindagiranaho kw'ibiro. Urugero, ntabwo ibiro byawe biba biri kwitsindagira hagati yawe n'isi cyangwa se n'ubutaka uhagazeho. Bivuga ngo siporo y'igare bayita non weight bearing. Niba rero itatsindagiranaho ibiro, ifite risiki nkeya ugereranyije n'izindi siporo zirimo izo twavuga basket, football. Bityo gukora siporo y'igare bikaba bigabanya ibyago cyangwa se bifite ibyago bikeya byo kuba wagira impanuka zihungabanya ubuzima kurusha nyinshi muri siporo zikorwa zizwe. Ikindi ni ko ari siporo uyikora ayikora harimo kuruhuka no gukora, birumvikana, ariko harimo no kubererwa neza, fun, kugubwa neza, leisure, bifite n'ingaruka nkeya. Akenshi nicyo itandukaniyeho n'izindi siporo, ni siporo ukora bifite ingaruka nkeya ku mubiri, ku bijyanye no kwitsindagiranaho kw'ibiro bibangamira kenshi umubiri, bitera sida, bitera ibyago byinshi ku mubiri. Ubundi muri rusange abantu bose barabyemera, umuntu wese muzima yemerewe gutwara igare, ariko by'umwihariko hari abantu baba bafite uburwayi butegetswe cyangwa se buvuzwe na muganga, bubujije abantu kuba yakora imyitozo imwe n'imwe cyangwa se siporo. Imyitozo ngororamubiri rero yo gutwara igare bibujijwe ku bantu babibujijwe na muganga. Aho dushobora kuvugamo abantu bafite imvune zikomeye cyangwa se gutwara igare byagiraho ingaruka. Ushobora kubibuza umuntu ufite indwara yindi nk'igicuri, kuko yagira ibyago mu muhanda cyangwa se mu nzira. Umuntu ufite ikibazo cyo kutabona neza, umuntu ufite ikibazo cya equilibre na balance, kuko iyo utwaye igare ubwabyo byongera equilibre na balance. Ariko ushobora kuba utabifite na busa, utabizi, utazi gutwara igare, utari kwiga, ntabwo ugomba gutwara igare, urabyiga. Ariko by'umwihariko igare nta muntu mu buryo rusange ubujijwe gutwara igare. Gutwara igare bibereye cyangwa ni byiza ku bantu bo mu byiciro byose by'ubuzima, dore ko igare rifite cyangwa se rifasha kubikora kenshi, bifasha umubiri w'umuntu gukora neza, bigafasha ubwonko, bigafasha imyakura, bigafasha imikaya, bigafasha imitsi y'amaraso, bigafasha imitsi itwara amatembabuzi yandi mu mubiri, izo bita lymphatic
vessels, igafasha mu ngingo ibyo bita joint mobility, flexibility. Rero gutwara igare ubundi ni byiza. Amagare arimo amoko abiri, hari amagare bakoresha ibirenge pedo banyonga, hakaba n'amagare abantu bakoresha amaboko nk'abafite ubumuga. Muri rusange amagare uburyo bwose bwo gukoresha igare butanga umusaruro, uko ubikora kenshi niko biha umubiri kumererwa neza. Nkanjye muganga mu bijyanye n'ubugororangingo n'ubugororamubiri, tugira inama ababishoboye bose gukora siporo y'igare, kuko ni imwe muri siporo nziza kandi zifasha umubiri kumererwa neza. Inama ni uko siporo y'igare twayikangurira cyangwa tuyikangurira abantu benshi kuyikora, dore ko ifasha umubiri muri rusange. Ibice by'umubiri byose birakora. Tuvuge iyo utwaye igare ubwonko buratekereza, ukumva umuyaga mwiza, umubiri ugatwika isukari, ugashyuha. Ibyo babyita aerobic exercise, cyangwa se imyitozo ngororamubiri ikorewe ahantu umubiri ushyuha, ukakira umwuka mwiza wa oxygen, ukabasha gutwika ibinure n'isukari, kandi amaraso agashobora gushyuha akarekura imyanda. Iyo ni siporo nziza, cyangwa se ni imyitozo ngororamubiri myiza. Ubundi hari aho tuvuga siporo n'imyitozo ngororamubiri bisa nk'ibitandukanyemo nubwo byuzuzanya. Siporo n'imyitozo ngororamubiri umuntu akora afite intego. Tuvuga abakinnyi b'amagare, nk'ubu hariho Tour du Rwanda, bari muri siporo ifite intego yo kugera ku mwanya runaka, yo gutsinda icyiciro runaka, yo gutwara amayo jaune, yo gukora spring agatsinda. Iyo ni siporo. Ni ukuvuga ni ikintu ugiye gukora mu buryo ufite intego kinyamwuga. Ariko muri rusange exercice physique cyangwa imyitozo ngororamubiri, physical exercise, ni ngombwa ku bantu bose, kuko ni kimwe mu bigize umubiri w'umuntu cyangwa umubiri w'umuntu ukenera. Imyitozo ngororamubiri rero dukoresheje igare ni myiza, dore ko ikigo mpuzamahanga OMS cyangwa WHO kigira inama abantu gukoresha cyane igare nk'umwitozo ngororamubiri mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo turwanye ikibazo cyo kuguma hamwe cyangwa gukora imirimo turi ahantu hamwe, twicaye cyangwa duhagaze ahantu hamwe. Ibyo bita sedentary life, bitera cyangwa se byongera indwara zitandura zirimo bazita non-communicable disease. Izo ndwara zirimo diabete, hypertension, cardiovascular disease, indwara z'imitsi y'amaraso, twavugamo za arteriosclerosis cyangwa atherosclerosis. Izo ndwara rero iyo dukoze umwitozo w'igare cyangwa se imyitozo ngororamubiri dukoresheje igare rirwanya cyane izo ndwara, kuko umuntu ukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri akoresheje igare igihe kinini bimurinda guhura n'izo ndwara ku kigero kirenze hejuru inshuro 3 kugeza ku nshuro guhera ku nshuro 2 kugeza ku nshuro 3 kurusha utabikora. Bityo rero siporo y'igare nayigira cyangwa se tuyigira inama kuyikora ku bantu bose, guhera ku bana kugeza ku bakuru, kandi tukabasaba kubikora babikunze, dore ko ku isi yose uyu munsi abantu bagera kuri miliyari hafi 2 bakora cyangwa bakoresha igare mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uburwayi butandukanye bushobora kubaho biturutse ku gukoresha nabi igare, ariko ubundi muri rusange gukora siporo y'igare ntabwo bitera uburwayi ubwo ari bwo bwose, kereka iyo ubikoze nabi mu gihe kidakwiye igihe kirekire. Ariko muri rusange ntabwo igare ritera uburwayi. Uburwayi bushobora guturuka mu gukoresha nabi igare, cyane cyane iyo utagiriwe inama n'abaganga. Tuvuge ushobora kuba ukoresha igare ritajyanye cyangwa se ritari kuri mesure, ku kigero cy'uko wowe wagombye kuba urikoresha. Tuvuge intebe uko iteye, uko ufata amahembe, uko unyonga, n'imiterere y'umubiri wawe. Mu gihe utarabasha kureba ababishinzwe, abaganga, kugira ngo bakugire inama, by'umwihariko abaganga bize ibijyanye n'ubugororangingo n'ubugororamubiri, batugira inama z'uko ushobora gukora imyitozo ngororamubiri ukoresheje igare mu buryo bukwiye. Tuvuge nk'urugero ku mukinnyi wabigize umwuga w'igare, ushobora kuba utarabanje kwisuzumisha neza
kugira ngo barebe neza igare ryawe n'umubiri wawe nuko wari usanzwe umeze. Ibyo bita ibizami bikorwa mbere yuko ujya mu mwuga cyangwa se utangira gukora siporo runaka, cyangwa hagati ukaza kugiramo ikibazo ariko ntuwivuze neza. Iyo utivuje neza, nk'urugero ushobora kugira ikibazo ku bijyanye n'inyama z'itako, izo bita quadriceps, cyangwa se inyama zigize itako, hakazamo iyo bita angle itakwiye nini. Iyo bita ki angle ku itako iyo ari nini, bituma amaguru asa nk'ahitamyemo. Buri kwa guhitama bizatera ububabare mu ivi, ku buryo uwo mukinnyi mu bijyanye n'icyo bita spring, gukoresha imbaraga, ahazamuka cyane azarushaho kugira ikibazo, ndetse umusaruro uzaba mukeya, ntabwo ashobora gupfa cyangwa gutsinda neza. Niyo mpamvu kuri urwo rwego abakinnyi athletes bakenera abaganga babisobanukiwe, babizi, babihuguriwe, babyize neza, kugira ngo bagire inama kandi babasuzume barebe ko bameze neza. Ubundi burwayi bushobora kubaho ni igihe usanga ufite ubundi burwayi, ushobora kuba ari uburwayi wavukanye buri congenital, ushobora kuba ari ubundi burwayi bwaje nyuma, cyangwa ugakora icyo bita misuse, gukoresha nabi igare. Ushobora kugira accident kubera ko utwaye nabi cyangwa uhuye na accident nyine, ariko muri rusange igare ntabwo ritera uburwayi. Ikindi, ushobora gukora icyo bita overuse, gukora igihe kirenze icyo umubiri wawe ufitiye ubushobozi, hakaba icyo bita muscle tightness, kugagara kw'inyama. Ibyo ngibyo uzabwirwa nuko ushobora kumva umunyonzi cyangwa se undi muntu ukoresha igare ariko mu buryo butari ubwa kinyamwuga, cyangwa se ari umunyamwuga ariko atikurikirana ngo anakurikirane inzobere mu by'ubuvuzi ngo zimufashe, ugasanga afite ikibazo cyo kubabara nk'umugongo, kubabara intugu, kubabara itako, kubabara mu nyonga y'itako, kubabara mu ikirenge, kubabara amanose, kubabara intoki, cyangwa ukagira ikibazo cy'ijosi. Ariko abaganga abahanga mu bijyanye no kuvura imitsi, ubugororangingo, amagufa, ingingo, n'abaganga muri rusange bashobora gufasha abo bantu guhera ku bitoza cyangwa ku bakora mu buryo bwa exercice physique kugeza ku banyamwuga athletes mu buryo bwo gutwara amagare. Akeneye ibintu by'ibanze. Bwa mbere, ni byiza ko mu gihe ushaka gutwara igare neza bikaguha inyungu ku buzima bwawe, ni byiza kubanza kwisuzumisha, ukegera umuganga, abahanga mu bijyanye n'ubugororangingo n'ubugororamubiri, n'abandi baganga babihugukiwe, kugira ngo basuzume barebe ko umubiri wawe umeze neza. Bifite impamvu. N'izindi siporo ni byiza kwisuzumisha kugira ngo urugero hamenyekane nk'umuvuduko w'amaraso ufite, kuko umuvuduko munini w'amaraso ugira ikibazo, utera ikibazo ku muntu, ashobora gutungurwa n'urupfu rutunguranye kubera ko umuvuduko w'amaraso utameze neza. Kwisuzumisha rero ni ngombwa kandi ni byiza mbere yuko utangira gukora siporo iyo ari yo yose. Ni byiza tubigiramo abantu inama, kuko ubundi umuvuduko ukabije w'amaraso bawita rwicaruhoze. Hypertension ni mort silencieuse, is silent killer. Ni byiza rero kwisuzumisha. Icya kabiri, mu mukino wose ni byiza kugira ibikoresho byabugenewe kugira ngo ukore umukino wawe neza. Akenera ibikoresho by'ibanze bikurinda kugira impanuka, cyangwa se mu gihe ugize impanuka umubiri wawe ntiwangirike cyane. Nko ku igare twavugamo casque n'indi myambaro ikurinda amashoka. Ariko by'umwihariko ku mukinnyi cyangwa se ku watangiye imyitozo yo gukora igare, hari ibintu by'ingenzi twese tuba dukeneye ku bantu bashaka kuba abanyamwuga cyangwa kumererwa neza kurushaho. Umubiri w'umuntu utwara igare, kubera ko uba ukora neza kandi cyane, ukenera intungamubiri z'ibanze umubiri uba ukeneye. Harimo nko kugira ngo ubwonko bukore neza, ubwonko bukenera kwitabwaho. Iyo harimo nko kwibagirwa cyane, harimo kuba umuntu asanzwe afite ikibazo cyo mu bwonko, ni byiza kwivuza. Tugira nko muri Horaho Life wasangamo brain care zifasha ubwonko gukora neza. Amaso agomba kuba ari mazima,
kugira ngo twirinde impanuka za hato na hato zaguhitana, kuko igare ni igikoresho utwara kikakujyana ku muvuduko umubiri wawe udasanzwe ufite, kandi kigaca mu muhanda urimo imiterere itandukanye, kandi umuvuduko ugenda uhinduka. Ni ukuvuga rero rikenera kuba uri balance yawe ubundi isanzwe ari nziza na coordination. Icyo gihe dushobora kuguha brain care, tukaguha eye care niba ufite ikibazo cy'amaso, amaso aruha vuba atabona neza, Horaho Life itanga eye care, inyunganiramirire zifasha amaso gukora neza no kubona neza. Iyo tuvuye ku maso, ibihaha, umutima, mu ngingo, siporo yo gutwara igare ituma ubundi amagufa akomera, igafasha n'ingingo gukora neza. Ariko hari igihe umubiri w'umuntu uba ufite icyo bita carence cyangwa kubura zimwe mu ntungamubiri z'ingenzi, harimo nk'imyunyungugu nka calcium, phosphore, magnesium. Iyo ni imyunyungugu umubiri ukenera kugira ngo amagufa n'ingingo bikore neza. Icyo gihe muri Horaho Life bagufasha uwo muntu kubona intungamubiri umubiri we ukeneye, calcium, amavitamine n'ibindi bifasha ingingo n'amagufa gukora neza. Kandi nanone nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri iyo ari yo yose, ni byiza ko umubiri ubona umwanya wo kuruhuka bikwiye kugira ngo wiyubake, usa n'ahangiritse. Icyo gihe rero hazamo ibijyanye na relaxation, kuruhura umubiri. Hari igihe umubiri wananiwe cyane, icyo gihe massage irakenerwa, massage iri professionnel, massage ikozwe n'abanyamwuga babyigiye, aba physiotherapist, aba massage therapist professional. Ni byiza gukoresha abanyamwuga kugira ngo twirinde injury. Hari igihe umugongo warushye, ibitugu, ijosi, amaguru, mu ngingo, amatako n'iki. Ni byiza rero kureba abanyamwuga bakagufasha kugira ngo wa mubiri wongere gutora imbaraga, wongere ukore neza, ntihabemo icyo bita stress accumulation. Ariko mu gihe cyose umuntu arangije gukora imyitozo ngororamubiri, umubiri ukenerwa gufashwa kuruhuka no kugabanya imyanda umubiri wagiye ubika mu nyama, byo bita uric acid, kugira ngo dukure ibyo bita DOMS, delayed onset muscle soreness. Ni ububabare gukurikira kuba wakoze imyitozo ngororamubiri, aho inyama ziba zakoze cyane n'imyakura bikabika imwe mu myanda ituma ya myakura, ya fibers, bya bindi bigize ya myakura bitagumya gukora neza. Rero icyo gihe abaganga b'abahanga mu kunanura imitsi, mu kugorora ingingo barakenerwa cyane. Tuvuge nk'ubu ngubu hariho Tour du Rwanda n'abandi bifuza kuzakora imyuga, ni byiza kwifashisha abantu b'abahanga mu by'ubugororangingo n'ubugororamubiri kugira ngo babafashe kuba abanyamwuga neza, kugira ngo ukore siporo iguhe ubuzima bwiza kandi naguhe kuzayikora mu gihe kirekire kandi kirambye, kuko iyi siporo ushobora gukora kugeza ushaje. Ni byiza ko muri cya gihe uri kuyikora mu gihe runaka habamo kongera gukurikirana na muganga, tukareba umuvuduko w'amaraso yawe, tukareba uko ibice by'umubiri wawe bimeze, niba bifite ikibazo tukagufasha mu kunanura ya mitsi, mu kunanura ingingo. Ariho hazamo za serivisi zindi zitandukanye za gihanga mu bunyamwuga, stretching, mobilization, massage. Ibyo muri Horaho Life turabitanga. Ikindi kandi niko siporo y'igare Horaho Life dufasha abantu muri rusange, kubafasha kubona intungamubiri umubiri wabo ukeneye, aho tubagenera zimwe mu nyunganiramirire zikenewe n'umubiri mu gihe runaka. Aho habamo imwe mu myunyungugu nka calcium, umubiri urayikenera cyane, habamo potassium, ufasha umubiri gukora neza, umutima n'ibindi. Yewe ashobora no kubamo ibindi ukeneye. Horaho Life iguha zimwe mu nyunganiramirire, ama protein powder afasha umubiri kongera kwiyubaka, kwirema, kugira imbaraga no gukura. Uzasanga hari abantu bifuza kuba abasore, abandi bakaba bifuza kugabanya ibiro. Abo bose turabafasha. Niyo ukeneye kugabanya ibiro, umubyibuho ukabije, ukoresheje igare tugufasha n'ibindi bikurikiyeho, tukakugira n'inama. Muri Horaho Life rero mutugane, aho dukorera mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, muri etage ya 3 mu muryango wa 302